kose ahora hafi yawe agushyire mu gituza cye ube mu mahoro igitondo cyiza bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'iki cyumweru ni God will take care of you. Ni indirimbo ya 99 mu gitabo cy'icyongereza. Iyi ndirimbo ntabwo tuyigira mu kinyarwanda mu gitabo cy'ikinyarwanda, ariko nk'uko mwabyumvise hari korali imwe nziza yitwa Send Us God yasobanuye iyi ndirimbo kandi yayisobanuye neza cyane. Iyi ndirimbo rero abantu bakunda kuyitiranya cyane n'indirimbo twakoze ubushize yitwa Great is Thy Faithfulness. Abantu bakunda kuzitiranya kuko ni indirimbo ushobora gukeka ko zaba zarahimbwe n'umuntu umwe, bumva ko zifite inspiration imwe, nyamara igitangaje uwahimbye God will take care of you akomoka muri Canada, naho uwahimbye Great is Thy Faithfulness akomoka muri Amerika. Gusa igitangaje nuko bose bavutse mu mwaka umwe w'1866. Gahunda rero zose ni z'Uwiteka kandi cyabagamije nta kindi no kutugirira neza no mu gihe gikwiriye. Civilla rero nk'uko mbivuze yavukiye ahitwa Nova Scotia muri Canada mu mwaka w'1866. Yari umwarimukazi imyaka myinshi, nuko aza gushakana na Ngo Martin wari umubwirizabutumwa ndetse n'umwigisha wa Bibiliya w'umunyamerika. Civilla rero yari afite impano yo mu bya muzika kandi yafashije umugabowe cyane mu ibwirizabutumwa, ndetse bajyaga bafatanya guhimba indirimbo bakoreshaga mu biterane by'ivugabutumwa. Umunsi umwe rero Civilla yafashwe n'uburwayi butunguranye, kandi umugabo yari afite gahunda yo kujya kwigisha mu materaniro Kure yaho bari batuye. Civilla yagombaga kumuherekeza, ariko atungurwa n'uburwayi
kuburyo na Martin yibajije niba yagenda cyangwa yabireka. Bakibiganiraho, umwana wabo muto w'umuhungu aravuze ati, Father, ukekako niba Imana ishaka kubwiriza uyu munsi itari bwite kuri mama igihe uraba udahari? Ubwo yahise agenda, kandi koko Imana yitaye ku muryango we igihe atari ahari, ndetse n'umugore we Civilla arakira. Ayo magambo ngo, wibwira ko Imana itakwita kuri mama udahari, yagumye mu mutwe wa Civilla ayatekerezaho cyane, maze yabyazamo indirimbo. Yabyajemo indirimbo nziza cyane, God will take care of you. Ngo Martin ahinduye, ageze mu rugo, Civilla ahise amuha amagambo y'iyo ndirimbo. Martin nawe ahita yandika amanota yayo. Ngo uwo mugoroba iyo ndirimbo Martin n'abandi barimu babiri baraye bayiririmbye. Yaje kwinjizwa mu gitabo cy'indirimbo yari irimo gushyirwa ku murongo. Uwo Martin ndetse n'umukuru w'ishuri witwaga John Davis, hari igitabo bashyiraga hamwe indirimbo cyitwa indirimbo zo gucungurwa no guhimbaza Imana, zo mu 1905. Iyi ndirimbo God will take care of you yasohotse mu mwaka w'1904. Abantu barayikunze cyane, ndetse na bugingo n'ubu baracyayikunda. Imana itwitaho uko bukeye n'uko bwije, ukuboko kwayo turakubona ibihe byinshi. Hari ubwo dutekereza ko ibyo tunyuramo itabizi, nyamara ibi bireba. Ngo nta nyoni y'igishwi igwa hasi uhoraho atabizi. Ngaho ibaze nawe umuntu warimwe ku ishusho y'Imana, yamara gucumura, Imana igashyiraho gahunda yo kumucungura binyuze mu kiguzi kirenze umuntu atabasha no kuvuga avugishije umunwa. Imana iradukunda kandi twitaho rwose. Nta gushidikanya, Imana yivanga mu byacu. Hari umubwiriza umwe akundaga kubwiriza akavuga ati, Imana yivanga mu byacu. Imana iradukunda cyane kandi twitaho uko bukeye n'uko bwije. Umuntu witwa Jenny yaravuze ati, ubwo nari nicaye natwawe n'agahinda, sinigeze ndeba ko nicaye njyenyine. Twari mu muhango wo gushyingura inshuti yanjye y'amagara, mama wanjye. Byageze aho intambara y'uburwayi bwa kanseri yari amaranye igihe kirekire igera ku iherezo. Nari mbabaye cyane ku buryo no guhumeka byananiraga. Nasubije filime inyuma, ntekereza ukuntu mama twabanye igihe kirekire. Nibuka ukuntu iyo habaga habaye imikino ku ishuri yazaga kundeba, kandi yakomaga amashyi cyane ku buryo amashyi ye nari nyazi. Nibuka ukuntu ubwo umuntu yankomeretsaga umutima bwa mbere, mama yazanye ikarito ya tishu anyicara iruhande, ndarira turagumana. Nibuka ukuntu yankomeje papa yapfuye. Nibuka ndi muri college uko yanteraga inkunga mu kwiga n'ukuntu yahoraga nsengera. Ubwo
ubwo mama bamusanganaga uburwayi icyo gihe mukuru wanjye yari afite umwana w'uruhinja. Umusaza wanjye nawe nkurikira yari amaze iminsi mike ashatse umukobwa bakundanaga kuba bakiri abana. Nta kundi byari kugenda, ninjye wari uri hagati yabo kandi njye babonaga ko nta birantega mfite, nuko bemeza ko ari njye ugomba kwita kuri mama muri ubwo burwayi. Nubwo byari bigoye cyane ariko ntabwo byambabaje, ahubwo nabibonye nk'umugisha. Ubwo aho nari nicaye aho naribazaga nti ubu ngiye kuba uwande ko nsigaye njyenyine. Narahindukiye mbona mukuru wanjye arimo arira yegamiye umugabo we akikiye uruhinja rwabo. Ndongera nyebutse ku ruhande mbona musaza wanjye n'umugore we bari kumwe bafatanye mu biganza barimo barira. Kubera umubabaro n'agahinda nta wigeze abona ko ndi njyenyine. Ubundi umwanya wanjye nibaniraga na mama, nkamutekera, nkamuha imiti, nkamujyana kwa muganga, nkamujyana kugendagenda nimugoroba, ubundi tugasomana Bibiliya. None arigendeye aransize. Nabonaga ubuzima bwanjye buzakurikiraho ari umwijima uteye ubwoba. Nararize, bigeze aha amarira arashira, ntangira gusepfura. Nagiye kumva numva urugi rw'urusengero rurafungutse rurongera rwikubitaho rurifunga. Numva imirindi y'umuntu uza yihuta akataza. Ndebye mbona ni umuhungu uza yihuta akebaguza areba hirya no hino. Ngiye kubona mbona araje anyicara iruhande. Amarira yamubungaga mu maso. Hashize akanya gato atangira gushoreza, nuko abarambwiye ati sorry nakererewe. Ndavuga nti okay, nubwo numvaga ibyo gusaba imbabazi atari ngombwa. Hashize akanya abarunamye aranyongorera ati ariko kuki Mary bari gukomeza kumwita izina rya Margaret? Nanjye ndamwongorera nti kubera ko Margaret ari ryo zina rye, nta muntu wigeze amwita Mary. Ku mutima nti Mana yanjye, uyu muntu yateye aturutse he kuki atangiye kunderanja yajya kwicara ahandi hantu kure? Arimo kunsakuriza kandi nibabariye. Yarakomeje aranderanja n'amarira no gushoreza, nuko arongera arambwira ati ntibishoboka rwose. Nagiye kubona mbona abantu bose bari kutureba. Arakomeza ati izina rye ni Mary Peters. Ndambwira nti ubwo rero si hano. Ati none se urusi urusengero rw'abaluteriyane? Ini oya, urusengero rw'abaluterani ruri hakurya y'umuhanda hariya. Ati yo, ati mbese? Ndambwira nti ubwo niwibeshye ukajya mu kiriyo kitari cyo. Narebye disappointment agize n'ukuntu yantesheje umutwe, ndaturika ndaseka nifata ku munwa ngo bitamenyekana, ariko biranga. Nawe yahise ashwanyuka araseka, nuko tugiye kubona tubona abantu bose barahindukiye baratureba, turiyumanganya. Kubera ko n'ubundi yari yatinze, service igiye kurangira, yagumye aho ngaho. Amenanye imivuzwe, twarasohokanye tujyana muri parking. Yarasetse arambwira ati dusize agashya.
ubanza tugiye kuba talk of the town. Hanyuma ambwira ko yitwa Ricky. Ati rero n'ubundi ubu funeral ya auntie yarangiye, reka twijyanira ahantu dusangira icyayi. Icyo kigoroba cyabaye intangiriro y'urugendo rw'ubuzima bwose n'uwo mugabo wibeshye akajya mu muhango wo gushyingura utari uwa nyirasenge. Jini yarakomeje ati, hashize umwaka twakoreye ubukwe mu rusengero aho yari umupasitori wungirije. Ati icyo gihe bwo twahuriye mu rusengero ruri rwo kandi duhurira no ku isaha ya nyayo. Jini yarakomeje aravuga ati, mu gihe cy'umubabaro Imana yampaye ibitwenge, mu mwanya w'ubwigunge ihashyira urukundo. Ati mu kwezi kwa gatandatu gushize twizije imyaka 22 tubanye. Buri gihe umuntu ambajije uko twahuye mubwira ko ari nyirasenge na mama baduhuje, kandi koko ni ijuru ryabikoze. Hari undi mupasiteri umwe nawe wakundaga kuvuga igitekerezo cy'umuntu wagiye muri funeral nawe aribeshya nk'uko kose. Nuko arinjira, hari ikaye ibiri aho ngaho cyangwa se igitabo umuntu wese asinyamo yinjiye muri iyo funeral service. Nuko ngo umugabo umwe rwose araza yatanya, araza nawe asanga yayobye, ariko yabimenye yamaze kugera muri church kandi yamaze no gusinya muri icyo gitabo. Uhashize iminsi uwo mugabo agiye kubona abona mail muri boîte postale ye, abonamo ibaruwa iri kumwe na sheke y'amafaranga menshi cyane. Uwo muntu wari wasinziriye ngo yari umukire cyane, asiga atanze wiri. Aravuga ati, abwira umuroya we, aramubwira ati, umuntu wese uzaza kunshyingura muzamuha amafaranga runaka. Ubwo famiye zibanza no kujyamo impaka, ngo baravuga bati uyu muntu nitumuzi, ntago rwose yafata ibintu byacu. Ariko umuroya arababwira ati, wiri ni wiri yarakozwe, ubwo kuva nyir'ugutanga yarabivuze nawe agomba kuyabona. Nuko uwo muntu nawe Imana ibimugeneye gutyo atabikekaga. So impamvu iyi story Eugene n'umugabo uko bahuye nyine binyibukije umupasiteri wakundaga kuvuga iyo story. Ariko hose aho biganisha nuko Imana itugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi bikora atari uko turi beza, ahubwo kubwo kugira neza kwayo, kuko itwitaho cyane. Itwitaho, wavuga iby'Imana ikora mu kutwitaho ntiyabirangiza. Abantu bafite ubuhamya ni benshi cyane iby'Imana yagiye bakorera. So Imana itwitaho rwose ku buryo butangaje.
mu by'ukuri ntabwo nzi ibikugoye, ibyo ubona nk'imisozi, ariko Imana ikwitaho. Ni byinshi cyane iyi COVID-19 yagize pending. Mfite abantu b'inshuti bagiye bagira ingorane cyane muri iki gihe, abakansorinze flights, abagize bafite ibintu byinshi bitandukanye byagiye bibaho batabikekaga. Ariko nagira ngo mbabwire ngo trust in the Lord because he cares. Ibitubaho byose Imana ifite gahunda yabyo, ariko twebwe ntago tubizi ko Imana ifite gahunda y'ubugingo bwacu. Tuba dushaka ibyo dukeneye biba nk'uko tubishaka n'igihe tubishakamo, ariko Imana itwitaho nta gushidikanya. Civilla rero hari indirimbo izwi cyane yanditse yitwa His Eyes on the Sparrow. Imana nidufasha nayo tuzayikora. Ni indirimbo nziza cyane. Iyi ndirimbo His Eyes on the Sparrow, uwitwa Charles Gabriel niwe wakoze injyana yayo. Amateka y'indirimbo God will take care of you naharangiriye, ntago ari amateka maremare. Civilla yasinziriye mu mwaka w'1948 afite imyaka 82 y'ubukuru. Ndasaba Imana ngo iduhe kuyigirira icyizere, ngo tumenye ko itaratwimye umwana wayo ikamuduha ngo abambwe ku bwacu aducungure tubone ubugingo buhoraho. Nta kabuza imuduhana n'ibindi byose. Imana idufashe kugira ngo ibyiza dukorera bijye bidutera kwihana no gukora ibyo ishaka. Ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu, turirimba indirimbo zo kunesha. Not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of
take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care